ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze mu tugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twaragara kucacara ku mbuga nkoranyambaga zano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa Romeo Janvier na Simbi TV kumwe na Alpha Rwibutso, twibandira umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye y'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ikidutije ubuzima n'ubundi umenye bwisumbuyeho muzajya mukomeza mu bana 5 kwa 5 dusesengura tunasasanura amakuru y'imyidagaduro mu buryo bw'amajwi yemwe no mu buryo bw'amashusho mu gihe ubushobozi runaka bwaba bumaze kujya gutya bukaboneka muri rusange. Inkuru nziza ni yuko dore imbogo yabonye manager muzima. Inkuru mbi ni yuko dore imbogo ibyo bikirimo gukinirwamo n'abandi bifuza kubyaza inyungu we ku giti cye kuruta ibiri muri rusange. Tujye kuganira muri aka kanya by'umwihariko biva kuri source zagiye zitangwa n'abantu bagiye batandukanye. Alpha, uko mzima? Niko fresh. Unajua Swahili? No. Sinajua. Swahili suyizungumuza? No. Ruganda no Romanyi? Simbanyi. Sumanyi na Ruganda. Swahili suyizungu Swahili okay. Najua Lingala. Je ndi mtoto wa Mombele Debe. Ya umunsi rero tukatuje turi kuri swagazo hejuru cyane ko dore kari byishimo nkanjye umufana wa dore imbogo vava kuba yabonye umupro nka M. Ati yagonye Emi Pro nka management ye muri rusange. So reka tusenga basubira inyuma gato cyane ariko tutarenze ku munsi wo ku cyumweru nibwo yaramaze kugira mu mujyi wa Kigali mu masaha y'isa 9 nkuko ubwe abitangaza. Uwo munsi wo ku cyumweru ntago dore imbogo yigeze arara kwa Laila nk'umubyeyi byari bisanzwe bizwi ko ariho aba n'ahantu hari hazwi icyo gihe dore imbogo yigeze arara. Benshi bagiye bangikira kubwe impungenge bafite, ariko ubwo iyo mvuze abantu benshi mvuze abantu barenze umwe kuko nta mubare fatizo w'abantu benshi. Abantu batatu bari benshi, batana bari benshi, iyo abantu barenze umwe babyagiye mu bwinshi. Ubwo nimvuga benshi mutagira ngo ni nk'abandi igihumbi nk'abatanga commentaire. N'abantu barenze umwe bagiye banyandikira bambaza nese watumenyera ko vava yaba yavuye iwabe Nyamasheke, bivuga yuko yazindutse aza mu gitondo uyu munsi akaba atari kubana na Laila, akaba nta wundi muntu wa hafi yarafite wa uri Kigali babana. Uyu munsi watumenyera vava wacu arimo kuba hehe. Mu makuru naje gutoza nuko vava amaze imisi abinyamirambo, sinzi niba na maginga yangaya ariho agihereye kugeza uyu munsi. Valentine akimara kugera mu mujyi wa Kigali yafashe pause yo munsi wo kwa gatandatu kuko yari yaje n'ubundi mu masaha y'umugoroba yo ku cyumweru plutôt yaje mu masaha y'umugoroba. Umunsi wo kuwa mbere urw'igikundiro kamera na mikoro ku ishusho ndetse n'iminwa ya Valentine ati sinakurara mukunzi wanjye uyu munsi mununge kamera na mikoro ngira icyo mbwira abanyarwanda. Nshimire bikomeye cyane abantu bamufashe muri control ku munsi w'ejo mu biganiro yagiye akora ku munsi w'ejo kuwa mbere. Sikubye kuwa mbere y'ejo ariko wa mbere yego. Nshimira abantu bamufashe mu biganiro yagiye akora kuko byari biganiro byibura bisa nk'ibitinjira mu buryo bweruye mu matiku hagati ye ndetse na Laila. Bisa noneho nk'ibigaragaza ko ashobora kuba noneho yaba ari mu kuboko kuzima kurimo kwerekeza mu nzira z'imishinga ye mu bijyanye no muziki ndetse no gutwika ku mbuga nkoranyambaga biganisha ku mpano ubundi afite cyangwa se ku mpano runaka twagize gutya tukamumenyaho. Yego. Ku munsi w'ejo yaganiriye na Rwema, ikiganiro nakibonye ku Rugendo TV ngo rafataje n'ishene ya YouTube ya Muvunyi mushiki wanjye ariko nago nibuka izina niba GTV sinibuka. Yes. Ya Muvunyi akoraho byaka kanya. Rwema wise vava injiji yari yahuye n'injiji yabonye ko ari injiji. Cyari gihe kiza kugira ngo Rwema abonye vava nk'injiji amwereka ubujiji bwe
yemwe anamukosore cyangwa amwereke mu nzira izamwerekeza mu bujiji bwe. Anatinya uwitwa Valentine. Yateze amatwi Rwema, amwibutsa ukuntu ari injiji, anamubwira ubujiji bwe n'iki. Arangije aramubwira ngo ese ushaka guhakana rya jambo umuyobozi yavuze rivuga ngo habaho injiji ebyiri, iyize n'itarize? Rwema ati nanjye ndiyo. Yego. Mu magambo make mu buryo butari direct, Valentine yabwiye Rwema ngo nubwo unyita injiji nawe uriyo. Mu mbone yanjye niko banabibonye. Bakora ikiganiro cyiza kiganjemo inyigisho. Namubwira ko agomba kuzamwishyurira kiga mu gihe azaba ari ready akaba mu bujiji. Valentine ati ikintu kindi mu mutwe ishuri nshaka kwiga nimwe gusa, no gutwara imodoka. Ibindi ushobora kubinshyiramo bikananira. Hari igihe ashobora kugenda agiye kwiyangaza aba umuyobozi ukomeye bikarangira abaye umuhinzi byamunaniye, n'ubuhinzi bukamunanira. Ikiganiro cya Valentine na Rwema kijya ku kadomo by'ako kanya. Rwema akorana ikiganiro na Layla ndetse na Layla kuri Gasaro TV ndetse na X Large. Yavuze ko yasabye uwitwa Layla kongera kujya gusama Vava, amubwira ko hari abiteguye bagomba kumusumira mu gihe runaka Layla ataba yongeye kwisubiza ibyo yambuwe cyangwa se ibyo yanyazwe. Layla nangira umutima ko imeza yuzuye abanyempano atari kongera kwakira Valentine, ndetse ashyiramo akantu ka breaking. Witwa Rwema avuga ko hari resitora imwe yo mu mujyi wa Kigali Valentine agiye gukorera. Yego. Iyo resitora nabashije gutohoza nsanga ni gift restaurant. Yeah. Ndetse ngo binavugwa yuko yaniteguraga cyangwa se nyiri gift restaurant yiteguraga kumanaginga uwitwa Vava mu bijyanye n'impano ye afite. Ariko Rwema yaratubwiye yuko hari resitora ya hano mu mujyi wa Kigali yenda guha akazi uwitwa Valentine. Kibazo kimwe nibaza ahangaha, Valentine ni umunyempano w'umuziki, ariko mu kazi yakoze nk'umwuga ni akazi ko mu rugo ko kudiringa n'igikoni. Yazaba mwiza mu guteka muri gift restaurant cyangwa yazaba mwiza mu koza ibintu byo muri gift restaurant? Tugendane. Yazaba mwiza muri serivisi zo guseriva abakiriya tugomba kugana gift restaurant ayiherereye mu mujyi muri KST. Ndanamwamamarije boss, mugane KST cyangwa ujye muri Kigali City Tower imbere yo kwa Rubangura, mujye muri restaurant ya gift mwirire. Numvishe ngo bateka neza, nyine nago ndaharira. Boss urabyumva nipora. Ngo numvishe ngo bateka publicité nipora. Natangiye sinkorera ibiryo. Nubwo nkora kugira ngo ninge, ariko sinkorera ibiryo. Ako nta contract kwisaba ibyo hafi ngewe. Woshaka nkunda kurya. Baka amafaranga nayo wama. Okay, ubwo ara gukontakta ugenda guha ibiryo byo wishime. Ngo boss w'iyo restaurant niwe wafashe Valentine. Yeah. Mwibuke neza ko uwitwa Valentine ataha asubira ku wa gatanu ngo yarayahamagawe n'umunyamakuru amwohereza itike izamugarura i Kigali, ndetse ngo anamushakira akazi. Bivuga ko ako kazi ari ako gukora muri gift restaurant mu mujyi wa Kigali. Banyarwandakazi, according kuri potential, ability and skills mwabonye muri Valentine wacu, murabona yakoreye yiherore yaje uyiherore muri gift restaurant. Cyambere ngiye mvugaho kigaragara ni ingingo ebyiri mfite. Icyambere dore imbogo ntizanya muri gift yahamagawe n'umunyamakuru amworeza ikiramubwira ngo ufite akazi. Ndi kuvuga nicyo cyambere. Dore imbogo umuntu wamuhamagaye w'umunyamakuru wamwohereje, icyambere navugaje gukora no kwamamaza. Ariko akaza kwamamazwa atari kuri deal ya gift restaurant, ahubwo ari kuri deal y'umunyamakuru wamwohereje muri gift restaurant. Byumvikana nuko bidasobanutse. Reka mbigusobanura byumve neza. Dore imbogo yamagawe n'umunyamakuru, ayamubwira ngo nakuboneye akazi.
uko mbyumva ngiye umunyamakuru nawe yabanje kudiringa na gift ati ngiye kubazanira dore imbogo umusitari uri gukora muri iyi minsi kunuku aze mu muhakazi kugira ngo abamamarize. Kubera iki oya se bitaba boss wa gift restaurant yabaziranye n'uwo munyamakuru akanapanga na mbere akaba nawe watumye ava kwa Laila yamara kugira iwe akababwira ati wowe rero ikintu uzakora uzanzanira umukobwa aza branding restaurant yanjye iminsi 3 cyangwa 5 cyangwa 1 cyangwa 2 ndamaze kubona abakiriya banze kunkora publicity ukabishyira mu koko umunyuma kuko biragora ko umuntu utari mu bucuruzi abona ikintu kizamwinjiriza. Uyu munsi ngiyewe nshobora kubona video iraza kuma views nyinshi yego ariko umutumirwa bishobora kumugora ko yabona video iri buze kuma views nyinshi. Biroroshye ko nyiri business nyiri ya restaurant we ubwe yavuga ati ngendeye kuri situation nuko imbuga nkoranyambaga zimeze muri iyi minsi nyeneye Valentine muri restaurant yanjye kugira ngo akure attention y'abantu akumva nyiri kudiringa henshi. Noneho baretse gatoya yego noneho kuko adafite connection iri direct yo kugira kuri Valentine akareba YouTube channel yakoranye na Valentine yitwa Amasimbi TV agahamagara nyirayo cyangwa se uyikora witwa Romeo Janvier ati ko akoranye na Valentine mukaba successful ntabwo wamfasha ukamuzana Valentine byaka kanya ngiye nkaba muhaye akazi hano mu wanjye nkakura audience y'abantu bakunda cyangwa bakurikira Valentine nanjye nk'umuntu uzanye na Valentine bya hafi ngahita hamagara Valentine ni Valentine nakuboneye akazi muri restaurant ko mu mujyi wa Kigali yitwa kunuku uzaza kuyikoramo kuwa mbere aho kugira ngo ube uri kwahirira inka ngo mu giturage ngo iruze muri iyi restaurant ukoremo bikaba umupango wa boss wa restaurant ariko akabicisha mu muntu ubasha kuba yahura na Valentine mu buryo buri direct. Ibyo birumvikana kimwe ko n'umunyamakuru yabona ino dore imbogo views zazitangiye gushira content ziri kugabanyuka kandi dore imbogo n'umuntu wakunzwe n'abantu abenshi ku marangamutima bari bamaze kurambirwa ibintu bye yagiye yagarutse umunyamakuru akabona byaranze akaba ari nayo wamukuye hariya akamujyana kwanga yamukurayo akamuzana muri business sinzi ikintu turimo kumva man ni iki ngiki hari business ya restaurant ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda wowe utabasha kujya gutangamo approach uko ubishaka wowe utagenda ngo uvuge ati ngewe rero ngiye kuzana uyu muntu azarira ahangaha bigenda ukunuko nta nyungu ifite mico ni cyambere icya kabiri inyungu zirimo nini ziri kwa nyiri restaurant turimo kugendana nuramukuje aje uwo muntu akaharira n'abandi bakaharira audience iraza kwa nyiri restaurant ushobora gufata video imwe y'uyu munsi usibye gutabara nandi hantu uza kuyifatira sinzi uri cyumva ntabwo uri kumva agaciro ka publicité ni cya kintu kitari buze gusaza ku muntu publicité ni cya kintu kiri bukure umuntu aho yari asanzwe ari kikamuzana handi kubera wowe cyangwa se kubera influence yawe y'ikintu mwemeje gishobora gutuma abantu yarari akaza ahantu wowe uri umuntu nkanjye nago natekereza publicité wenda nka Valentine yakora kuri Techno nanga urugero telefone ngo njye kwa approaching Techno mwe ni Techno rero nawe turimo turatwika ariko uyu muntu azakorane namwe ushobora gusanga itamukeneye iyo kwera igendeye ku bantu ikeneye izabona Valentine ivuga ati Valentine ari gutwika kandi yo gusohora Techno Camon wenda 200 iyi telefone iri ku isoko by'aka kanya niba ifitwe n'ura mukobwa tumeze nk'abayimbaye nk'impano biratuma audience yo mu Rwanda iyo ikayigura ikahita zikankontakta ngewe ufite Valentine kambwira nise ko ufite Valentine wamuzanye tugakorana tukamuha Techno Camon 200 akana twamarizo Techno Camon 200 ko tubona byaba successful yego ngewe wegere Valentine mu byo buri direct nkamukontakta nkamuzana yego urumva nose ubashije unyuje kugira ngo ubanze wumve ushaka kuba wumva nabi kandi abadukurikiye bari bamaze kubyumva already byaka kanya utumye no kuri kintu bitaye na ngombwa diri ishobora kuba ruko yagenze ntago ndi kubiyamya ishobora kuba ruko nguko yaba yaragenze kuvuga ko umunyamakuru akaba nka connector hagati ya Valentine ndetse na boss w'ira restaurant ikibazo nyabazaga abanyarwanda barizo kusoma muri commentaire ugendeye ko twabonye Valentine ubwenge ubushobozi n'umuhata afite niyo role yaje muri restaurant ikomeye nk'iriya ubwo muraza kunsoza hasi muri commentaire ibi bintu nge nyimara kubyumva
byanyibukije mu mwaka wa 2019 ubwo uwitwaga Mwisena Josiane yari ku ruhembe rw'inkuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muribuka inkuru zasohotse ngo agiye kubona akazi kuri TV1. Yarakoze kuri TV1, byari gukura attention ndetse na audience zigomba gushungera iyo televiziyo. Yabaye mention ndimo izina ry'uyu mukobwa kugira ngo bose avuga ngo iyi televiziyo izagica uyu mukobwa reka nyikurikire by'aka kanya. Mu buryo bwa publicité, any strategies irakoreshwa kugira ngo ubashe kwamamaza ibicuruzwa ndetse n'ibikorwa byawe. Ikibazo kugira ngo dusimbuke nawo kuri restaurant ni cya kintu nyimo ndabaza, murabona yajo ihirore muri iriya restaurant by'aka kanya. Reka dusubire inyuma ku muziki gatoya. Twamumenye nk'umunyabiganiro utandukanye n'umunyamuziki. Twumva ari ibintu biri bizarre, ari no byatumye n'uwitwaga manager we avuga ati uyu mukobwa namufata akabyera umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi cyane. Nimba umuntu aje akaririmba gu 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 gu, uyu muntu anyibutsa imiziki ya kera bitari cyane n'ejo bundi, aho wasangaga umuhanzi adasobanukiwe ibimugenewe n'ibitamugenewe, ku buryo uyu munsi nimba indirimbo ikinyafu yarakozwe na Element muri performance ya Bruce Melody, indirimbo iri gutangira muri introduction yayo nawe akarenza akantu ka ele muri intro. Binyibutsa cya gihe twajyaga mu marushanwa y'impano, ugasanga umuntu afite beat mu kanwa ke, dara beat dara beat. Ni ibintu biri bizarre ariko byavamo ikintu kiri strong cyane. Uyu munsi ngo afitwe uramutse rwa mbere nkimumenya Emi Pro ngo numwe mu banyamuziki bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda mu gutunganya no gukora indirimbo za Kiliziya Gatolika. Abatazi Emi Pro, Emi numwe mu pro bakomeye cyane hano muri Katolika cyangwa mu miziki ya solfège cyangwa se classic abyumva murabyumva. Akaba ari umwe mu ba pro bakoze indirimbo bita Niyeguriye Nyagasani irimo Mani Marite, yakoze groupe bita All Star Catholic. Akaba ari mu ba pro barimo kunonosora indirimbo zikomeye cyane muri Katolike. Kuba rero dore imbogo yageze mu maboko y'uriya musore kabaye impamvu nshimira aya maboko yicaye mu by'aka kanya kabisa. Najye umuntu uzi umuziki cyane. Ikintu cyanyemeje ko uyu mutipe ari umuhanga men. Can you imagine kuba atigeze ahera ku ndirimbo yabamaye nka dore imbogo kubera ko yabonye ko nta mayida arimo, agafata indirimbo iroma nawe ubwe yakwicara akandika ijambo kuri indi yandirimbo ikaryo iri mu ijwi rya Valentine. Asanga gukora umuziki kandi wibanda cyane kuri Kiliziya Gatolika cyane. Iroma, ibitatsi Iroma, ibyiza by'Iroma arabizi, akamaro k'Iroma arakizi no mu mateka n'ibiki byose arabizi bijyanye na n'ivanjiri. Buri kimwe cyose cy'Iroma arakizi. Ushobora kwimagina nk'umuntu utekereza kuki atayereye ku mbogo. Uyu mujama impamvu namukunze, nabonye ataje muri style yo gutwika nkuko abandi babikoze, aho yaje muri style yo guproteja ndetse no gupromotinga impano y'umuntu afite. Audio ngo yararangiye. I believe yuko mu kwezi gutaha bashobora kuririzinga video y'indirimbo Iroma, which is good cyane. Ari bya bintu byasubiza ku murongo uwitwa Valentine. Mbisubiremo nanone no mu miririmbire ye harimo ikosora mu gasampo ya dore nawe yaduhamo gugu kandi inuma yose yabaga arimo gugu nuvuga ngo niba avuze inyamaswa yabaga afite na melody yayo, the way ivugamo ushobora gusanga ni Roma yari kuba afite nk'ikirango cy'Iroma ari kubakoresha muri izi ndirimbo cyane. Kugira ngo n'uyu mutipe ni kumwe Imana itegura urugendo rw'umuntu kandi urugendo ruzaba rwiza. Uyu mukobwa Valentine yavutse ari umunyamugisha kandi wavukiye kwamamara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Wabikunda wabyanga yavukiye kwamamara kandi koko success ye izageraho.
hari akantu uwitwa Rwema yavuze nijoro. Ni umugabo w'umuhanga Rwema cyane, ariko nkunda ibitekerezo bye, ariko kankanguye ubwonko. Ntabwo ndi mwiza mu myizerere ndetse no mu gusenga, ariko iyo umuntu avuze akantu ngahuza n'ubwenge buke mfite, mwumva ko they somehow to balanced. Ati urugendo n'umuhamagaro w'uyu mwana ntabwo byari kuza gukora akazi ko mu rugo nk'uko byagenze. Umuhamagaro we wari umuziki, ariko bikagira undi muntu bigomba kuza gupfundukiramo. Nk'uko Mariya iyo yanga kwakira ibonekerwa rya Bikira Mariya ry'umumarayika, kumubonekera nyine ngo abonekerwe yuko agomba kuzasama inda y'umwana w'umuhungu kandi ari isugi, uwo mwana yamubyara akazamwita Yesu. Iyo yaramuka byanze ntabwo byari gukuraho igeno ry'Imana ko Yesu agomba kuzavuka. Yari kuvuka, ariko ntavukire mu muryango w'ababaje, ntavukire mu kiraro, ariko yagombaga kuzavuka cyane. Icyaba cyose kabone n'ubwo Raila yakwirata buri kimwe cyose, Valentine igeno rye ryagombaga kuzabaho. Yaciye agiye atandukanye, yaciye kwa Edouard, yagiye kuri RBA, yagiye biranga. Ibaze kugira ngo umuntu uvuye Nyamasheke akata umujyi kugeza ubwo ahuye n'umuntu w'i Kanombe akajya gukora mu nzu nk'iriya kandi ari akazi ko mu rugo. Ni amahirwe, ni igeno ry'Imana, ni imipango y'Imana, ni inzira y'Imana, ni ubushake bw'Imana buvanze n'ububasha bw'iyo mu ijuru. agahitagwa no kwa Emi Pro. Uyu munsi kuba yarabanje guca muri zo saga zose byamuhaye audience nini irimo n'abanyamahanga. Umunyamahanga umwe aramwandikira amwemera kumukorera indirimbo itari dore imbogo. Nawe nemera akazi umuziki nubwo ntamuzi, batamumenshyirinze. Akemera gukora indirimbo iroma ayimwishyuriye, ndetse akanamwohereza kwa Emi ngo ajye kumukorera iyo ndirimbo. Uko niko Imana ikora. Mbaye umuhanuzi, muvuga butumwa, ariko uko niko Imana ikora. Nirwo urugendo rw'Imana. Yamufashe ikamwerekeza ku muntu uzagira umumaro mu buzima bwe. Turimo kugendana cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo akajya mu maboko mazima ya Emi. Byaka kanya nshobora gushima ko ari mazima. Ani mazima. Kandi uzi umuziki cyari cyo cyane. Apari yo kumanaging impano ya interview. Wa muntu uzari mu kabwa atoya ntagaruka nguko ijwi ritware. Turagenda ukuntu kubera ko indirimbo ikompoje gutya na gutya na gutya. Yanamwandikira indirimbo kabisa. Indirimbo akazandika, agafata igitekerezo cya Valentine akakinonosora, akacyandika buri kimwe cyose kajya ku murongo. Noneho ya mpano twari tumo turashidikanyaho, nge nashidikanyijeho cyane kuko nta kintu bigeze bangirika kigaragaza gafite impano mu muziki, tukayibona inonose mu muziki. Ariko nayivuga kayifite. Kandi n'ubu dore imboga afite impano. Impano y'umuziki ntayo ngewe mbona kubera ko ntayo ndabona. Reka na Bibiliya avuga ngo umurimo werekeza amaboko ukorana umwete uzahabwa umugisha. Niyo yaba ntayafite. Ubu se Dusayimana Emmanuel ko yakoze indirimbo, reka nze mubwire indirimbo Dusayimana Emmanuel yakoze afite niwe muhanzi nyarwanda ufite indirimbo nyinshi. Turimo kugendana. Arenza akora na filime. Dusayimana Emmanuel baramushutse. Yakora za Drag Master, Son of Michael Jackson is alive in Rwanda. Michael Jackson Dusayimana Emmanuel is alive. Arashishura. Turi kugendana. Dore imbogo we aririmba projet. Uwo murimo se ntago yaberekeje amaboko. Ntago yaberekeje amaboko. Ubu se nta muntu ukora ubuzunguza imyaka 15 akayimara atazi ukuntu barya inyama y'imvange, kandi abazinutse mu gitondo ajya gushaka ibyo abaranguye basigajeho inyuma ngo abirangure ntaryame ntasinzire. Sibyo? Ubwo ari ijya winuba. Ujya nakuwinuba. Dore imbogo ubona kuntu yaje yiririmba ashishikaye. Ashije imbaraga. Afite Dusayimana Emmanuel. Son of Michael Jackson is alive. Uri kubyumva? Uyu nguyu ni umukomediye mu ndirimbo, ntabwo yazi icyo ari gukora. Oya atakizi se. Ntabwo arakizi. Uyu mujama ashobora kuba afite indirimbo zigera nko muri 900. Shobora kuba zirimo kabisa. Muri izo ndirimbo 900 zose muri rusange ifite views 1,900,000.
abo turumva ataratwitse zose yaranatwitse. izo ndirimbo 900 indirimbo yarebwe, ikintu cyarebwe cyane ni All Star New Song ifite ibihumbi 100. All Star New Song ifite ibihumbi 100 na meza ngagira mu 8. Sibyo? Yego. Ntago uko ubimbwiye nibyo nyine ubwo ikoze Imana iguha umugisha gushaka no gushobora, ariko bitandukanye no kumuri abayifitemo impano runaka umurage gukenga umuremo. Twitege iki sasa rero? Twitege ko tugiye kubona undi muntu utandukanye na dore imbogo tumaze imisi tubona mu butiku bwato na hato, mu gusebanya, bamusebya, mu kumuvuga nabi. Tubone dore imbogo nk'umuntu ugiye kwicara ari pose, akora umuziki we atuje, akora ibiganiro biri ku murongo kandi bifitiye inyungu we ndetse n'impano ye muri rusange. Apari yo kuba hari umuntu ukeneye ibihumbi 20 ngo akore ikiganiro kimwe ku munsi, akora ibiganiro 80 byinjire kuri YouTube, hazi no kwinjira amayero 1000 kuri World Limit na Western Union. Reka twicare twizere ko kuri giyewe ariko tugiye kubona Valentine uri gukora karimo k'amaboko kamwinjiza amafaranga na nyuma y'umuziki. Reka twicare twizere Valentine uyu munsi utakimeze nk'umwe wa mbere bavugaga agahita afata igiteyiteyi cye agahita kwita baga mu mugongo akamaka yo ngo nisangiye mamayi turi kugendana cyane. Reka twizere ko wenda byibura Valentine agiye mu maboko y'abantu bamaze kubona situation yaciyemo kandi bazi by'imbuga nkoranyambaga, bagiye kumwicira akamusaba gushyira agapira hasi agakorera izina by'ibyo yavunikiye mu minsi yashize itarengeje ukwezi. Bro, uzi kugera kuri ibi bintu mu gihe kitarengeje ukwezi bisaba imbaraga zikomeye cyane. Reka twizere insinzi cyangwa success irenze iyo twari dutegereje kuri Valentine mu gihe ari mu biganza bya management ya mbere. Cyane ku ruhande rwanjye. Ku ruhande rwanjye uko rero nabivuze, ubimana ya Valentine nibwo igiye kugaragara cyane we agaragaze ni muntu ki. Niba bavuga ko ari umuntu utagira gahunda, ari umuntu utagira gahunda bitewe na management afite, aka kanya twese tukaba twizeye ko agiye muri management nzima, kandi muri management igiye kuzamura impano ye nk'umuhanzi. Kanzwe ko hari abazamura abahanzi banakora indirimbo ari aba pro ku muziki. Hari n'abantu ushobora kugenda ukaririmba ngo bagahita bakwandikira indirimbo ako kanya kugisha kuririmba bakayisohora. Rero ko yageze mu maboko ya Emi Pro, nizeye ko kabisa ahageze nk'umuhanzi, ntago ahageze nk'umukomediye cyangwa se nk'umuntu ukeneye interview, nk'umuntu ukeneye kwa ntaje no kwamamariza, azamamaza nk'umuhanzi ariko ntago azamamaza nk'umuntu uri gusetsa abantu. Cyangwa nk'umuntu uri kwerekana amarangamutima ye, ibintu byo ubu tuvugana Vava nibwo agiye kubona, ntabwo azongera kwitwa dore imbogo. Sinzi izina zitwa ry'ubuhanzi, yitwa Vavaju. Ubundi niyo mazina y'ubuhanzi muziki ni Vavaju, yitwa Vavaju. Ubu tugiye kubona Vavaju wa nyawe mu isura nshya ku ndirimbo bita iroma. Kandi nibwo tugiye kubona management aho itandukanira. Iyi ndirimbo yararangiye, ahubwo ikeneye gukorerwa amashusho. Yego. Indi advice ya nyuma nsoza kuri twe dukoresha YouTube kugira ngo Valentine akomere no kugira ngo arimbuke biri mu biganza byacu cyane. Impamvu ni iyi ngiyi: nukomeza guha umwanya abavuga nabi Valentine, biza gutuma basembura amarangamutima ye, biraza gutuma ari busembuke avuga ibitari ngombwa. Audience nyamwinshi yamukurikiraga ikomeze yange Valentine tugamije gutwika. Bera yuko umuntu nakwaka interview ukumva irimo gusebya Valentine nk'umuntu uri innocent, delete it. Irabatari yawe nibyo birabatari ibyawe, delete it. Umuntu nakwaka ikiganiro ubona kagamije mu kurira kuri Valentine, kiganiro cyange. Reka dusupporting impano
si uyu wenyine n'undi uzagaragara ko afite impano, reka tumupushinge. Iyo audience dukorera ntabwo yanze kureba abantu, ahubwo nuko tutayihaye abantu igomba kureba cyane. twe dushaka inkuru, tugashaka abahanzi, tugashaka video tugomba kugena audience. Niyo mpamvu tubabwira ngo basubscribing, tumusaba gusubscribe kugira ngo icyo twazanye nicyagera akirebe, nagikura dukomerezaho n'ibindi, nacyanga tuvuga ati nako tutagize bya bintu byaranze. Ariko uyu munsi dukomeza kwiruka mu matiku ya vava manager, umukozi wo mu rugo, vava iwabo mu cyaro, vava ihene, vava mu nzira, vava butike, vava iki n'iki, biraza gutuma uyu mwana w'umukobwa ataba stable mu mutwe, kandi ubaka kanyakeneye gutuza kugira ngo abe focused ku muziki. Nimba ari ryo geno rye koko azatungwe n'uwo muziki. Yes. Tuzi umubare w'abantu benshi bakoze imiziki batabasha no kwiyandikira igitero mu ndirimbo zabo. Cyane. Uyu mukobwa afite igikundiro cyo kuba uyu munsi nanjye mbaye nzi kwandika, navuga ati reka nandike verse imwe muri indirimbo y'umukobwa, reka nangemo amide. Nimba umuntu yabashe guhura na Bruce Melody akamuha 250 byo kugura icyarahani cyo kudoda nk'inkunga yari amusabye, ntago ntekereza ko Bruce Melody abonye draft y'indirimbo y'uyu mukobwa akabona amakosa atayakosora kugira ngo yandirimbe ibe nziza. Reka du supporting icyo kintu rero, tureke gusupporting inzango, amatiku n'ibindi biri ku ruhande bizangiza impano y'umwana w'umukobwa. No kumutega iminsi. Kuri Laila, manager wa Valentine, nabonye akomeye kandi nibyo koko. Nimba koko warakoze wifuza gufasha Valentine, wishimira amaboko agiyemo, azi ibyo mwifuza ko akora ari byo by'umuziki, ni byiza ko twabonye ko ushobora kuba wafata umuntu akavuka amufasha kuvuga, bigatuma trend ye izamuka, bifasha abandi. Supportingane muri ubwo buryo. Ku bijyanye n'amafaranga, nta muntu nta mwana w'Imana uri ahangaha, twese dukora amafaranga. Even me, aya magambo ndi kuvuga no kubera amafaranga. Atari amafaranga sinaba mvuga. Hago nakublaminga, nta kosa nimwe wigeze ukora mu kubyaza umusaruro amafaranga mwabonye yabagara amafaranga yanyu mwavunikiye. Icyo kintu kibe clear kuri uru rwego. Twishe twubaka show business imeze fresh, twishimira abantu bagomba kujya gutya bakubaka iterambere ry'umuziki muri rusange. Sinzi niba wanyimira ngo sozanga cyangwa se ufite ijambo rya cyangwa se wowe nk'akanyuma wifuza gusorezaho, ubundi duhe umwanya urambuye abadukurikira batanga ibitekerezo hasi gato bimanuka byinshi cyane kabisa, ndabibona cyane nkanabisoma. Ubona nasobe igitekerezo ntazajya gira ngo hari uwundi mu nabi nuko mba ntakibonye. Ntabwo nagenda nashimiye cyane umutima wanjye, ndumva nishimye kuba Emi Pro kabisa. Felicitation kuba wafashe vava ugiye kumushyira mu maboko yawe kabisa. Icyo kintu cya mbere numva ngomba kwishima, kuko ngenda umufana wa vava cyane ku mutima. Kandi Laila icyo navugaho, ibintu biri hagati nk'umuntu wafashije umuntu akaba ageze ku rwego rwiza, ahubwo dukeneye kubona Laila kuri interview yagiye gukora avuga ati kabisa nanjye nkunga ku ishusho azakora, ahubwo nanjye nzajyamo nanyeneramo. Yego, icyo kintu twari dukeneye cyane. N'abandi bose mwagiye mumuvugaho, dukeneye kumva inkuru zivuga ngo Laila na dore imbogo icyo yamukoreye Laila akigeza yaramufashije koko nk'uko bivuga imbere ya kamera. Yego, so ni uko nguko abibona, nawe ufite ukuntu ubibona. Ubwo biraza gusaba yuko uri gutange igitekerezo hasi gato muri comment section, ubundi tubwire ati abasamwa kuza akantu ka fresh, nanjye iki ibitekerezo byanyu cyangwa se mwabibwamwe ibintu mwakoze ntago ari bizima, mwavuze ubusa n'amahomvwe. Ibitekerezo turabyakira kandi tubyakira nta mutima mubi, ndetse ukana likinga inkuru yacu nibe ngombwa isangize mugenzi wawe. Subscribe byo ni cyambe kuri channel ya YouTube yacu kugira ngo tujye tubasha kugenda tubona motivation ituma dukora byinshi umunsi ku wundi. Yitwa Romeo Janvier kumwe na Alpha Rwibutso. Bye, muhabwe umugisha.